araje. Ni wowe wemeza abantu tugira ubwoba iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora, nukagusure aguhishurira icyo ukwiye gukora. Perema Stefodias hela sebonekita piwa sekeda hasivo. Ndikubibwira imbwira ngo hari abantu bagiye kugabana amahirwe none. Hari abantu bagiye kugabana amahirwe we. Tuguhaye ikaze kuri Mosi TV. Bakirisito tukana mwijuru muze dushikame kwimbirawa iri mu rugendo iratudindiza ikatuzunguza tukanyeganyega ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira bihindura isura kimwe kikavamo hakaza Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo waho 8. Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma abantu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira. Muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Ndashima Imana ko igidukiza si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arabaza ati mbese nimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Mwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Aramubwira ati nimugende murebe aho ari ntume abo kumufata. Urumva uyu mwami w'Abasiriya yarakomeye. Umuntu ujya gufata umuntu mu gihugu cy'abandi mu kindi gihugu, murumva atariyumvaga? Yo baramubwira bati ari Dotani. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Ndashima Imana ko nubwo habayeho kugotwa Uwiteka ari bugukize ntacyo baye. Aleluya. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana, uwo mugaragu nta wundi yitwa Gehazi, azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Mugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati data Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Mana igukore ku maso, Mana igukoreho bundi busha, Mana iguhumura umenye. Haleluya. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Aha, umuntu w'Imana aragoswe rero. Umuntu w'Imana agize ate? zangabo zigezeyo, Elisa
elisa yinginga uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Imana ibihuma amaso. Uwiteka ahera ko azihuma amaso nk'uko elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati wite humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo riravuga ngo ibyagushakaga none Uwiteka bihume. Ibintu byagutumweho guhera none bihume. Bigira biti? Muri iri sengesho bigira biti? Ibintu byatumwe mu rubyaro rwawe bigira bite? Iby'abadayimoni batumye mu rugo rwawe bigenda bite? Iri sengesho rya none yasenze kangahe? Si rimwe se? Yasenze iminsi ingahe? Si umwe se? Ayuyu munsi wa none amanuka aguhumirize, aguhumire ingabo, aguhumire igitero, aguhumire ubutware bw'abazimu, aguhumire umwuka wose, aguhumire imbaraga mbi yose yari ihagurukiye kukurwanya mu izina rya Yesu. Ndabyumvisha. Uyu mugabo yitwa Elisa. Buriya nari kuvuga byinshi. Elisa ni umuntu w'Imana. Reka mbabwire, ibi bintu biraharanirwa. Ibi bintu biraharanirwa. Ibyo wibwira byose biraharanirwa. Ibyo wakora byose ibi bintu biraharanirwa. Biraharanirwa. Ibyo ukora byose bigira bite? Elisa kugira ngo agire izi mbaraga, kugira ngo agire ubutunzi butagereranywa, we yari umugabo w'umukire. Ngo bukeye iwabo hatera umuhanuzi. Uwo muhanuzi nawe undi yitwa Eliya. Eliya ngo azahamagara umuriro ukamwitaba. Eliya ngo azasenga ibitangaza bigakoreka. Eliya azahagarika imvura, we Eliya azateza amapfa. Eliya ari umugabo utarya, wibera mu masengesho, agatungwa n'ubuki bw'ubuhura, agatungwa n'inzige gusa. Ngo araza araduka, yaduka iwabo. Elisa ngo aramumenya ariko ntiyamukurikira. Yari umukire utanahinga, we uhingisha amamashini akururwa n'inka. Muzabisome mu bami ba mbere. Eliya ngo araduka, yadutse bukeye. Mana ireba umutima. Buri Imana ibanza kugusuzuma umutima, igashyira ku munzani, ikareba niba ibintu urimo atari amatakira ngo ye, ikareba niba wararobanuwe koko, ikareba niba umutima wawe ubigamije koko, ikaguha imbaraga zituma ukomera, ikaguha imbaraga z'ikindi gihe, ikaguha imbaraga zituma utsinda ibyatsinze abandi, ikakubitsa amabanga abandi batagira. Ngo iramubwira, ntabwo ushaka kuvuga kuri Eliya cyane. Eliya ngo yari yaragiye munsi y'ubuvumo amazemo iminsi 40 n'amajoro 40. Cyambere ngo abona igishyitsi n'umuyaga n'umuriro. Bibiri ikivugira ngo ibyo byose nta Mana yari birimo. Hari igihe umuntu ashiturwa n'ibintu kandi nta Mana ibirimo. Ubundi umuririmbyi yaravuze ngo genda usenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ugomba gusenga ukongera ugasenga. Ntabwo ari ugusenga rimwe, ni ugusenga ushaka ngo Imana iguhe ikimenyetso. Yesu ashimwe. Ikimenyetso kandi cy'ukuri. Maraya witwa Rahabu ahura n'abantu b'Imana ishuri imwe, amenya gusenga. Wowe usenga imyaka utaramenya uko usenga,
ati muhumbe ikimenyetso cy'ukuri. Imana iguhaye ikimenyetso cy'ukuri ntuyoba, ugenda wenye kuko uvuga uti cyavuye hehe ku Mana. Ibyakubaho byose uravuga ngo nubwo bimeze gutyo ejo bizagenda neza. Hanyuma iyo nda ayigenderaho. Eliya uyu nguyu ari aho ngaho, igishyitsi, umuyaga, umuriro bimunyuraho, ngo byose nta Mana yari birimo, ngo ariko yumva ijwi rituje ryoroheje riramubaza ngo urakora iki? Aravuga ngo nagize ishyaka ryinshi ry'umurimo wawe, none Yezebeli aragenza ubugingo bwanjye ngo abuhwanye. Imana iramubwira ngo haguruka, wowe warakoze urarushye, jya gukora handover, yikorane n'abantu batatu, yikorane n'uwitwa Yehu, uyikorane na Hazayeli, uyikorane na Elisa ab'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Niwe muntu watanze icyo bita handover cyangwa se ihererekanya bubasha agihari, akiri muzima, abakozi ihererekanya bubasha. Urareka amabwire, twebwe abantu b'Imana abarokora nuko tutazi gusenga. Niba Eliya atakiriho, Elisa akaba atagihari, Yesaya atakiriho, Petero na Yohana ba Pawulo baragiye, nubwo tutakorana n'abihererekanya bubasha, ariko imbaraga zabakoreragamo Yesu yaziguha nawe ukazikoresha. Haleluya! Hanyuma poderasika ngo iramubwira ngo Elisa ab'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ndaravuga ati sawa, aragenda. Nubwo Eliya yateguwe kugira ngo agende, Elisa amaze kuzura, ariko bahererekanyije ububasha uwo munsi. Eliya ngo aragenda, ngo ahita asanga Elisa mwene Shafati. Urumva umwana bavuga bakavuga n'igisekuru, ni ukubera ko igisekuru cye kizwi. Wowe cyawe kizwi nande? Maze na meya ntabwo akuzi, ariko twebwe tuzi Elisa mwene, isi yose izi Elisa mwene. Hari abantu igisekuru kimenywa. Yesu ashimwe. Wayoberwa ko Dawidi avuga kwa Yesayi? Wayoberwa ko ari umuhungu wa Yesayi? Fatira mu kiganza umuntu kwagera mubwira ngo va ku mateka y'iwanyu, Yesu akubakira amateka. Va ku mateka atamenyekana, Yesu akumenyekanishe. Va ku mateka yo kwirata ibidafatika, Yesu aguhindura ibyirato. Va mu bidasobanutse, Yesu agusobanure. Haleluya! Ashizwe no kuri Kristo. Ngo amusanze, ngo yararaho we arazingazinga. La senomate koria be debo zaker dovante shay agira burya vataka kitera arakamunagira. Umwitero usobanura umwuka wera. Ngo yamusanze ahingisha inka, nta kindi yitayeho, yagombaga kumunagira umwitero mwihererekanya bubasha, nk'umunagiye imbaraga, nk'umunagiye ubutware, nk'umunagiye ubudahangarwa. Ngo nawe ukimwikubitaho gutya yumva ibintu birahindutse, yumva inka ntacyo azitayeho, yumva igisekuru cyawe ntacyo kikimubwiye, yumva umuryango w'iwabo ntacyo umubwiye. Ngo ahita asiga inka aramukurikira, ariruka ageze imbere aravuga ati ariko haribyo ntarakora. Ndaramubaza ati ni ibiki? Ti gusezera iwacu. Gusezera bisobanura iki? Gusezera, ubu hari abantu bashaka kwitwa abakristo hari ibintu batasezeyeho. Ugasanga umurokore ariko ukinywa inzoga, ugasanga urasenga ariko uracyasambana, ugasanga waje gusaba umugisha ariko urakiba, urakajura, uragatubuza. Utarasezera rero urabeshya, ntabwo uriwe, ntabwo urakizwa, uracyakeneye amaboko ya Yesu ngo agufate. Biragusaba kubaga no gusezera. Kubaga iki? Kubaga bivuga iki? Bivuga kwatura. Iyo umuntu abazi inka cyangwa itungo ibyo ari byo byose, ugakuraho uruhu, ureba imbere ukamenya ibiri imbere muri rya tungo, kandi imbere utabibonaga kubera uruhu. Iyo umuntu yatuye avuga n'ibyo abantu bazi n'ibyo batazi, ureba mu mara ye kandi bitari ngombwa, kubera ko aba yamenetse umwuka wera, akora imirimo itangaje. Ni wowe wemeza abantu, tugira ubwoba iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora, mwuka gusure aguhishurira icyo ukwiye gukora. Perema Stefodias hela sebonekita piwa sekeda hasivo. Ndikubwira imbwira ngo hari abantu bagiye kugabana amahirwe. None hari abantu bagiye kugabana amahirwe. We muyakire mu izina rya Yesu. Ayiwe Imana inabare. Hanyuma Elisa ngo amaze kubaga umuhungu wo mu muryango ukomeye, umuhungu usobanutse, we umuhungu ujijutse, ngo akurikire Eliya
akajya amukorera yemera kuba umugaragu w'umuntu uciriritse, ariko kubera ko yarazi ko amurusha imbaraga za Mwuka Wera. Eliya mumwitondere, Eliya ntabwo yari mugenzi wacu. Reka na Obadiya yarabyivugiye, yaramubwiye ngo nubwo ndi umuhanuzi mugenzi wawe nkaba narahishe abahanuzi 100, ndakuzi neza ko ubu tuvugana Umwuka Wera ninjya kuvuga ngo uraha ngaha arakugurutsa akujyane mu butayu nibaza bakubure banyice. Uwo ni umuntu w'Imana, uwo ni umuntu w'imbaraga zidasanzwe, uwo ni umuntu udafatika, udafatwa n'ibihe. Haleluya, haleluya. Kongeza hano ngiye kwatura ibintu, urabyakiye ntufata abantu benshi mumwe mu kiganza mubwire ngo Imana iguhindura umuntu udasanzwe, Imana iguhindura umunyembaraga, ibifata abandi ntibikagufate, ibihiga abandi ntibikagushobore, ibyananiye abandi Imana ibigushoboze. Imana iguhindura uw'umugisha, Imana igutera iteka, Imana iguha Umwuka Wera utamenyerwa, Imana iguha imbaraga batamenyera, Imana iguha amaso batamenyera. Hey! Haleluya. Abanyumvishe nimutere haleluya. Hosandebo l'essence. Akajya korera uwo muntu w'Imana utagira akantu, ngo yabaga yambaye uruhu rw'ingamiya nimwe zigaragara, bivuze ngo no kwambara byabaga ari ikibazo, ariko yaratunze Mwuka Wera. Yesu ashimwe. Ko nawe urababaje, uburi byinaha, ubure n'ibyijuru, ubure igifaransa n'icyongereza, ubure na sharabaganda kuku aramena itasi paracetamol, ibintu Imana itangira ubuntu. Bose nabyo uzavuga ko wabuze minervalera, ibintu Imana dodi dance. Haleluya we. Ndafashijwe, ndabigira ne ko fashijwe ngiye gusenga kuko Elisa akajya mukorera. Ngo bukeye Eliya agiye kumukurwaho, kandi Eliya yari yaratereninze ibigo by'abana b'abahanuzi 5, buri kigo cyabagamo abana 50. Hanyuma arangije ngo atangira kunyura muri bya bigo abisezeraho, anyura i Gilugari, ajya i Samariya, ajya i Yeriko, ajya i Dotani. Ikindi ntago nibuka aho cyabaga, byari ibigo 5 abinyuramo abisezera. Abana b'abahanuzi bakajya babwira Elisa bati wari uzi ko shobuja ari bugukurweho, kumbi bitewe n'ukuntu Elisa yitwararitse akemera kuganduka ku mugaragu w'Imana Eliya. Imana yari yaramugabiye, yari yaramuhaye amaso, yari yaramuhaye amakuru, yari yaramuhaye imboni ireba. Akayabwira ngo ndabizi ariko nimugire mute muceceke, ntabwo ndabona umwitero niwo finali, nubwo hari imbaraga nabonye ariko hari finali shaka, hari aho nshaka guhagarara. Saha gusari n'ahandi nagomba kuhashika, ayiwe saha gusari n'ahandi nagomba kuhashika. Oh iyo Mana we idukunda iratabara we, nikaruhura we, ikora imirimo igatangaza we, ikora imirimo ikaruhura we. Iyo Mana we iyo dusenga iraruhura we, ikabohora abadayimoni we, bakaguhunga we, ikakurinda we, ibiguhiga bikakubura, ibikureba ukaruhuka, imiruho yose we narya amahembe we ikabitsinda we. Iyo haleluya. Vanessa Paula Debo tumva Imana. Muntu muri kumwe, muntu mwicaranye mubwiye ngo hari ubuzima Imana igiye kugukuramo, hari ubuzima Imana ije gusezerera, hari amateka. Risaka bati ndabizi ariko ni mucecekasha, ntabwo ndabona umwitero, ntabwo ndawubona we. Abati sindawubona. Maze yarangiza Elisa tindabizi
ngo barinda bambuka bagera hakurya ya Yorodani. Yari yarisengeye Imana ayisaba icyifuzo, aravuga ati nabonye Eliya afite impano, ndashaka izikubye kabiri, ndashaka izimurimo kangahe kabiri. Ngo bageze hakurya Eliya abona byanze, aramubwira ati saba icyo ushaka ntaragukurwaho. Undi ati ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Ndaramubwira ati uzurasaba nanjye icyo ntagira, ni nkuko wasaba utudushati tubiri kandi ngengira kamwe. Ndaramubwira ati reka ntabyo nabona, cyakora nawe numbona gukurwaho birakubera gutyo, ariko nutambona ntabwo ariko biri bugende cyane rwose. Ngo ariko maze ngo Elisa aravuga ati uyi niyo finale. Buri mujya mumenya gukina finale, Imana iza kuri finale, we iza kuri finale. Ibintu byabishe abadayimoni ubona bari kubwejagura mu mirambizo na hehe hose no mu ntanzi z'urugo, ubona babwejagura n'ibitanda bibwejagura, bari ibintu byose byarabaye abazimu. Uvuga ati izi shitani ndazishyira he? Aho ni Imana ikina finale. Haleluya, haleluya. Muzi kwatura kwiza iya turavuga ngo man uyu munsi shiraho finale yanje. Oya vuga ngo shiraho finale yanje n'uru rugamba, finale n'uru rugamba, finale n'izi ntambara, finale n'ibi bibazo. Sawa sawa, karame Yesu. Ngo we arabati ndareba umwitero Eliya yawunaze, ngo haje umuyaga mwo gaskomwe, umuyaga urimo n'amabuye. Ni kuri guterura ibintu byose, umuyaga uterura umuntu urumva utaterura n'inka. Mana yanjye ngo ariko harangara kanura, ndareba akajya arebesha rimwe akagira gutya agahanagura karebesha irindi, ngo agiye kubona ka kitero, ngo abona karamara tarawata. Hashimwe Uwiteka, ashimwe Uwiteka. Uvuga ati n'ubundi niko kamaye impano ya mbere, ko katumye nuzura umwuka wera bwa mbere. Ashyira ahangaha, aramanutse, aramanuka ngo agera kuri Yorodani, kandi yari yambukijwe na Eliya. Ngo akigeraho abana nka 50 b'abahanuzi ngo bari hariya bamwitegeye, bavuga ati muretse murebe umugabo ukuntu zigiye kumukora, nago zizibugukora kuri iyi shuro, izitaragukoze burya nago ziragukora ubu ngubu, yakubambiye ihemira gutabara. Haleluya. Ndashaka kukubwira ijambo rikomeye. Ehe numva umwuka asuye, vuga ngo shitani we ntabwo ndi bukorwa n'isoni, ntabwo ndi bukorwa n'isoni, nta soni ziri mu nkore, ntabwo niteguye gukorwa n'isoni. Tera haleluya. Haleluya. Maze uwo mwanya Enemasia, uwo mwanya ngo ahita afata ka kitero. Muzasenge murebe, munazanasome. Ntabwo uwo munsi yasenze mu izina rye n'Imana ye, yasenze mu izina ry'Imana ya Eliya, kuko ariyo yari yarigiyeho. Ngo afata ka kitero agakubita mu maso, aravuga ngo Uwiteka Imana ya Eliya iri hehe? Kuko yari yarayiceje neza, kuko yari yaremeye ubuhake bwayo neza. Uwiteka Imana ya Eliya iri muri wa mwitero, iramwitaba, imukiza amagambo y'abantu. Ikwitabe we, ikwitabe none, ikwitabe uyu munsi. Nera haleluya. Nafashe itere no naste ovas. Haleluya. Hari igihe ugera kuri Yorodani ukagera akeneye imbaraga ukazibura, ariko n'inginzi Imana yo mu ijuru igutabara aho wari ugeze, ikurengera aho wari ugeze, aho wari uzikeneye. Imana nikwitabe mu izina rya Yesu. Ngira mwitaba ba bandi 50 ngo bahindura amagambo, ba bandi turagendana nawe nubwo utari kumwe nawe,
nawe ufite babandi, ufite abakuryanyira inzara, ufite abakunegura, ufite abavuga ko utazashaka, ufite abakubwira ko utazigera wubaka, ufite abakubwira yuko utazagira icyo ugeraho. Babandi nawe urabafite, ariko nagira ngo mpendahenda Imana igukize urugo rwa babandi, igukize amaboko ya babandi, igukize amagambo ya babandi. Barahindura bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa, mwuka wa Eliya, erega baranabibyina, mwuka wa Eliya uri muri Elisa, mwuka wa Eliya uri muri Elisa, mwuka wa Eliya, umwuka wa Eliya uri muri Elisa, mwuka wa Eliya. Umwuka ntabwo atwemerera kwihimbaza, ariko abantu nibatera imbyino bakuvuga ngo Dawidi yishe inzovu, Sawuli yica ibihumbi, ntuzababare, ntukababare. None se ko hari igihe babandi baba baratubyinniyemo izindi mbyino, bareke babyine niyo n'Imana yizanye. Se muranyumva? Abantu biteguye kubyinirwa intsinzi ya Kristo, nimuvuge ngo amen. Tangazo ngufitiye, muntu mwicaranye mubwira ngo hari ibintu Kristo atsinze aha, hari urugamba Kristo atsinze aha, hari intambara Yesu arangirije aha, hari ibintu Yesu akubitiye aha ngaha, hari amagambo bakuvuza arangirije aha. Mubwira ngo hari inkuru zo mu rwongorerano, hari ibitero byo mu rwongorerano akubitiye aha ngaha. Rero tera haleluya. Uyu mugabo mwitero uramuha koko, mwitero mukubita imbaraga, mwitero mukubita amavuta, ngo arareba ye. Muzasome muzasanga Eliya yarakoze ibitangaza bizwi 7, ariko Elisa yakoze ibitangaza bizwi 14. Nta mwanya afite, maze ngo agira amaso kugera naho umwami amwita data, ngo data, ngo mbarimbure. Umwami nzaramugatira kareka. Urumva umwami ntabwo ari ukitwa data, ntabwo ari ukitwa ngo data buja. Reka da, umuntu w'Imana iyo afite amavuta yubahwa n'abakomeye, n'abakomeye barakubaha, se arayobora. Ubundi se buriya reka babaza, igihugu cyari kiyobowe n'umwami cyangwa n'Elisa? Urabona ari umwami cyangwa n'Elisa? Ko ngiye kwatura ijambo rikomeye, uraryizera se? Uraryakira? Umuntu kwegereye mufate mu kiganza, umukomeze umurebe, mubwire ngo iguhindure uwo kwizerwa mu bandi, guhindura uwo kugishwa inama, iguhindura uw'umumaro, ikugira uw'agaciro. Sawa? Wibegos uyu mugabo ngo barakuruye, ngo abagiye mu nama atateraniyemo, abakuruye biri kuvugirwayo mu nama atagize gute, ziri muri Siriya. Tuma turajyana, umwami wabo akoresha inama ati ngiye gutera Abisiraheli, mbakubite mbarimbure. Elisa ngo barabizuminze, barabikura ati ndayibona inama we, tidora inama irateranye, tibega inama iteranye. Umva, Imana ikuru izo bari gutegura, Imana ikuru zari ziguteraniyeho, Imana ikuru izo nama zose izitesha agaciro uyu munsi. Baratse ko mfashijwe, ko mbyumvishe, tutararenga uwo murongo. Yego, uriyumvishe hari ibintu tugiye gutesha agaciro cyari. Buretse ndumvishe, ndikumva, ndikuganirizwa n'Umwuka Wera. Hari amadosiye yarari ku buzima bwawe tugiye guteshereza agaciro aha ngaha, ndabyumvishe. Yewe we, ko mbyumvishe. Cyambere
wowe uragivuga ngo ita agaciro gusa. Tumva ryo jambo uhawe kuvuga ryonyine, ibindi ntabwo wabishobora, ariko Imana irabishoboye. Dosiye z'abakuroga, dosiye z'akagambane, dosiye yo kutabyara, dosiye isenya urugo, dosiye yambura abantu ubwenge, dosiye ikubuza amahoro, dosiye ikugusha mu byaha, dosiye ikwambura ubuzima, dosiye yo gukenyuka, dosiye y'ubushomeri, dosiye y'inzara, dosiye y'ubukene n'ubutindi, dosiye y'amadeni, dosiye y'umubabaro, dosiye yo kwiyahura, dosiye y'agahinda, dosiye y'indwara zidakira, dosiye y'ubugumba, dosiye yo gukuramo inda, dosiye yo kubagwa. Tera haleluya. Iburyo n'ibumoso hari umuntu mubwira ngo dosiye zose mbiwazanye zitaye agaciro. Uragivuga ngo none ndayakiriye. Dosiye y'iterambere ryawe, dosiye y'impinduka, iy'ubutabazi bw'Imana, iy'abakwe n'abakazana, iyo kubaka mu mwuka no mu bugingo, iy'iterambere ry'inaha, ikurinda gukenyuka, igendana nawe, isobanura ibyasobanye, bigufate guhera none mu izina rya Yesu. Ariko reka nsoze, muri gufashwa nongeraho gato, ni ukuri mwihangane tuvuge Imana ngo uko akurura kabara bati mwirinde kunyura ibunaka. Uzi Imana igucira iyo nzira sha, babakobwa nabwiraga n'aba basore babwira ngo guhusha urushako biragatsindwa. Uzi Imana ikubwiye amakuru ari imbere nta wakwibeshaho. Niyo mpamvu muri bya ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hataje, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Sawa, reka dusenge. Murakeraho. Haleluya. Haleluya. Arazizana ngo ahita kurura, ngo yamubwira ati ntujyeyo, ntunyure hano. Imana yakubwiye ngo ntuhagesha, nta wakujyanayo, ntago wagwayo. Imana ikubwiye ko ndahakurindiye, ntacyo waba. Imana ivuze irabinabikurikirana. Maze mu gitondo bati hoya, mutubwira abantu batuvamo. Umusirikare atereka mwami, nta muntu ukuvamo. Hari umugabo hari ukorana n'ijuru, inama zose wagira ngo abazirimo niwe uvuga amakuru yacu. Aravuga ati ni mundangira ahantu hari. Yewe we bagambanye buryo itaragushyiraho ikimenyetso, bagambanye buryo itaraguha imbaraga, bagambanye buryo umwitero utaraza, bagambanye buryo itarakurema bundi busha, bagambanye buryo utarabona imbaraga zikurokora. Humura ntacyo uri bube. Ngo ingabo, ngo n'amafarashi, ngo baraza n'ibibunda babeze batyo bati arihe, turamutikura sha, tinibesha gasimbuka, tinurwa mu mutwe, tiye tuvuye amasha, tinama zacu we. Yesu ashimwe. Mubwire ngo usibye za zindi hari n'izindi giye kurogoya, usibye bya bitero hari n'ibindi Imana iburishemo.
usibye ya mahembe hari n'ayandi Imana ihagaritse, usibye bya bitero hari n'ibindi burishemo. Abanyumvishe nimuhaguruke mutere haleluya. Wabyigijeyo Yesu ibyari bitwasabiye, urabidusimbutsa tuzahora tugushima. Ngo baza babaterisa turamuturitsa, nanasimbuka igipangu turamuturitsa. Imana iramusura ati wagenderewe, aravuga ati wite urabana nanjye. Imana ati se n'ubwa mbere tubanye, ahubwo turi kumwe wese, ti ntacyo bagutwara, bazagutera banyuze inzira imwe mbatatanyirize muri zirindwi. Nawe ati karame mwami, maze ngo hasohoka Gehazi utagira amaso, akaruka kano ijisho rimeze nk'ikirayi cyapfubye. Turapfuye, batugose amagare, ibifaru, turapfuye, turapfuye, databuza. Abantu rero batazi Imana baba bavuga inkuru basobekeranya, bacira inkonda, batitira, kuko batazi amaboko y'Imana. Ariko bwira umuntu kwegere ngo yahabaye burya iracyahari, yarwanye urwa mbere iracyahari, yaturokoye urupfu rukomeye iracyakomeje. Kera haleluya. Elisa ngo amurambikaho ikiganza, aravuga ati ndakwinginze muhumure amaso, areba ingabo, areba ikirere, amenye iziturinda. Imana irinda Abisiraheli ihoriri masoni sinzira. Uko ni ijwi ry'ukuntu twaririmbaga iwacu mu cyaro. Manani yo murinzi wawe wo kwizerwa, Imanani yikurinde bibi byose iteka, izakuri ndamajya n'amaza none no mu bihe bidashira, izakuri ndamajya n'amaza none no mu bihe. Ngo mukoze ku maso, uri abantu batagira iyerekwa birata ibitangaza kandi batazi no kubikora. Ngo akibona we abona ibifaru byo mu ijuru, abona imiriro we, ngo abona ingabo zakumuriro n'amafarashi yakumuriro. Asoka bati mwongera mudukoreho, kwanza mudukoreho murebe icyo Imana ibakorera. Twarasenze, twebwe twasenze niba turiravuga we, Imana yavuganye natwe. Rero umuntu kwagera ngo funga uwo munwa, funga uwo munwa, funga. Reka Imana ikora ibyo igomba. Ayo matangazo nawe yagutumye. Twarasenze sha, Imana yavuganye natwe mudahari. Tiravuga timbe turabizi umukozi w'Imana Moyize yaraduhanuriye ibintu birakomera. Vuga makeya, ceceka, urabivuga ari ndu bigutumye. Fungira aho ngaho, bongeremo amazi utume bajya kurangura ibindi, gutuma bajya kurangura kandi Imana igiye kubatunguza igitangaza. Babwira amakuru, reka babone Imana ikora, reka babone uri mu mashimwe, reka babone ugezeho batakikubasha noneho. Haleluya. Iri jambo ngutumye uribwira abantu babiri bakuri ruhande, mubwire ngo buretse ubanze ugere yuja, buretse oya, mubwire ngo buretse kuvuga ubanze ugere yuja, buretse ubanze ugere yuja, buretse ubanze ugereyo, buretse ubanze wicare mu kazi we, buretse ubanze ujye gucuruza se, buretse ko mwateye haleluya na munyumva. Ako kanya ngo ahita yongera arasenga, huma amaso. Bya bigabo bifite imbunda birimo bigenda bitunga ngo n'amafarashi, ngaravuga ati Mana we, huma amaso izi ngabo. Biba birahumye, arababaza ati nikoye murashaka nde? Turashaka Elisa umuhanuzi utuye hano i Dotani. Aravuga ati mwayobye inzira. Bwira umuntu kwagera ngo barayobye, subira muti barayobye. Guhera none ubwo bayobye tubahumye amaso, tuma ikiganza utivuye ngo bahume.
ibitero byose bihume, imbaraga zikuneka zihume, ibiguhiga bihume, dayimoni ugushaka nahume, ushaka kutabyara hume, ukwambura ubuzima hume, ushaka kukenyuka hume. Hera haleluya we. Bagira bati ndashaka kuvugana tutarasenga. Umuntu wumva Imana yamaze kumukiza ibintu byari bimuriho, natanga abandi haguruka tere haleluya. Ibintu ushaka ni uguhamya kwera ko tugiye gusenga, nabwo ndenga aha ngaha. Ndashaka ngo muntu mwicaranye umuhamirize ntana kumubwira kwanza, mubwira ngo ibi ubu nonaha ibintu byose byari bindiho bidasobanutse, Imana yamaze kubihuma, ibindi yabyigijeyo, ibindi yabitesheje agaciro, ibindi yabyishe, ibyangu bitaga yabikubise. Ndumva ndi muzima, subira muti ndi muzima, tera haleluya nta kibazo. Ubu birahwanye ngiye gusenga, utizeye n'ubundi sinjye uzana imperuka. Uwo mwanya ngo bahise bahumiriza, timunkurikire uzi kuyobora impumyi ziguhiga uratse impumyi munkurikire tugenda ajye gutwereka uwo muginga ari atwereka aho bari kugenda ntibazi niyo bava niyo bajya, bameze gutya barahumirije. Nawe aravuga ati ntabwo ari hano muze, kandi naho ngaho ntabwo bazakubona, maze asigaye arashorera. Tugende ngo bagiye kwikangura bibona bari Samariya mu murwa rwagati, ngo aravuga ati humura ingabo amaso. Barege bati turapfuye turashize. Ati ntimupfe ahubwo murye, umwanzi wawe ntukirwe umuhiga, iyamuhumye amaso izamukurinda, iyamuhumye amaso izakurinda ko kugira ububasha, iyamuhumye amaso izakurinda wowe, iyamuhumye amaso izatuma atagushobora, iyamuhumye amaso izakomeza iguhagarareho, ineza y'Imana ikomeho mu izina rya Yesu. Yemera dusenge turi ku ijambo rivuga ngo guhera none bihumye amaso. Ibyahigaga abana bawe bihumye iki? Amaso. Hari ibidayimoni abantu bapfunyikira imbyaro zacu zigiye ku ishuri, abiga bagumayo. Hari ibidayimoni bapfunyikira urubyaro rwacu ngo batazigera bagira ikibavamo. Hari ibidayimoni bapfunyika we, maze iminsi isengera abana bameze gutyo, abana bahuye n'ibyo bibazo. Hari abataha mu ngo iwabo ariko nabo bamaze kubangiza. Reka nkubwire ijambo rikomeye, wowe uri hano fata ku mutwe wawe uvuga ngo guhera none, n'abana bari hano bafate kuri iyo mitwe. Guhera none ubwenge, umutwe, ubuzima bw'urubyaro rwanjye bwongeye kuba busha. Ibyabahigaga bitaye agaciro, ibyo babatongeye bitaye agaciro, imbaraga babamurikiye zitaye agaciro, dayimoni wabahigaga ataye agaciro, imitongero babatongeye itaye agaciro. Tera haleluya. Ubu ngubu nubwo turi busengera abana ni ukurembarembyaho ibiganza. Icyo tugomba gukora twagize gute? Twagikoze, kuko nge ndumva Imana. Haleluya.